ntuye ku mupaka mu mudugudu wa Gicwamba mu kagari ka Mishinga. Abandi perezida w'Amotari mu karere ka Nyagatare. Ubutumwa tugiye kubahereza nubwo gukorera inaha ngaha mu Rwanda Aha turi ni mu murenge wa Rwempasha mu karere ka Nyagatare ahari kubera ubukangurambaga ku icuruzwa ry'abantu. Ni ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB, bufite insanganyamatsiko igira iti uruhare rwa buri wese mu gukumira no kurwanya icyaha cy'icuruzwa ry'abantu. Abaturage bihaye intego zirimo gufatanya n'inzego z'umutekano mu kurwanya burundu icyaha cy'icuruzwa ry'abantu. Nitwa Tumwesige George, abandi perezida w'Amotari mu karere ka Nyagatare, koperative yitwa Terimbere Motari. Twari tuje muri ubukangurambaga bwo kurwanya icuruzwa ry'abantu, cyane cyane biragaruka ku abamotari nitwe dutwara abo bantu. Nkatwe rero icyo tubonyemo tugiye kugishari bagenzi bacu bo tuyoboye, ni ukubabwira ko agomba kugira amakenga niba atwaye umuntu amujyana mu bice bya Rwempasha, Tabagwe, Karama, za Musheri, kugira amakenga akavuga ati niba ushaka kwambuka ujya mu kindi gihugu kuki utanyuze ku mupaka kandi dufite umupaka kwambuka ari indangamuntu. So twebwe nk'ubuyobozi bw'abamotari mu karere ka Nyagatare tugiye gukomeza kubikangurira abamotari kugira ngo batazagwa muri icyo cyaha batabizi. ubutumwa tugiye kubahereza nubwo gukorera inaha ngaha mu Rwanda, hakurya mu Bugande bakahareka no mu bindi bihugu, bityo bakarushaho kwiteza imbere ariko batagiye hakurya y'imipaka. Nitwa Musesangoyi Vestina, ntuye ku mupaka mu mudugudu wa Gicwamba mu kagari ka Mishinga. Ubutumwa dukuye hano, twakuye ubutumwa bwo cyane twebwe tujya duhura n'abantu bene nk'abo ngabo bagenda, abakobwa bacuruzwa bagenda bavuga ngo bagiye gushaka imirimo hakurya, bagiye gushaka imirimo yo mu bubari, bakagenda kandi tureba bagenda ntitubivuge. Rero tuhakuye amasomo ko buri muntu wese tuzajya tubona agenda mu buryo butemewe, hari inzira zicibwamo abantu batasabye ibyangombwa, izo turaturanye nazo tuba tuzireba. Ni iki mugiye gukora? Tugiye rero kujya tubareba tukababona, tukababaza aho bajya, tukababaza uko bagiye, tukababaza ibyangombwa, tukababaza aho bavuye n'aho baturutse. Ubu bukangurambaga bwitabiriwe n'abayobozi b'inzego bwite za leta, ab'inzego z'umutekano hamwe n'abandi. Umuyobozi mu ishami rishinzwe gukumira ibyaha n'ubushakashatsi muri RIB, Bwana Njangwe Jean Marie, yasabye abitabiriye kwirinda gukora cyangwa gukorerwaho icyaha cy'icuruzwa ry'abantu, ariko asaba abatwara abagenzi kuri moto ko birinda kuba abafatanyacyaha. Baje ati eba nyambutsa unyuze hakurya hariya, ariko ushakire akantu nanyuramo kapanya, ako ntunyuze ku boda. Kandi none ugatangira uti urampa amafaranga menshi, nimba wahagenderaga 5 turampa 5, undi ati nta kibazo. Kandi agize ati afasha akaboko mushiki wawe cyangwa murumuna wawe, ariko uko wumva ko ni umuntu utekereje uvuga wari kuriya muntu, uriya murumuna wanjye cyangwa musaza cyangwa mukuru wanjye amujyanye he, ntuteze ngo uvuga ariko se naba ngiye kujyana uyu muntu akaba agiye gukora nabi uyu muvandimwe wanjye. Kuko abenshi icyabonetse nuko wowe ukora ibyo bintu ry'icuruzwa, ntabwo uba za Rwempashana, ntabwo uba za Matimba, ntabwo uba za Tabagwe cyangwa he, uba uvuye i Kigali. Akenshi uvuye i Kigali warangiza ukaza ukaramuza, icyo bita kuramuza, nkuramuza itungo cyangwa ugira ukamenya umuntu uganiriza uzajyana. Ntugize amatsiko ngo uvuge utari ku wowe waye kutakuzi hano, ese ujyanye n'uyu muntu he, kuko wumva 5,000 kandi uragira gute, ruhuri kururira ikara nka cya gikoba. Uramujyanye, uhuye n'abagabo ba immigration, uhuye n'abagabo bari ku patro, uhuye n'abari abagabo bakawucakira iriya modoka urigenda nk'umuyaga, bakabahamagaye disyaye bati umuntu hano doragiye gucuruza abantu.
kandi wowe nawe ntaho wagiye uri aho baba bakwicaritse hasi mwese, kaza yirukanka mwese akabayora, asanga wandi wari uri hagati yaragiye gucuruzwa. Uriya we rwose aba ari ikinyange. Barambwira ati jya hariya, wowe mumotari kuki wari ujyanye aba bantu, wowe wari uri inyuma kuki uyu muntu wari umujyanye hehe, agatangira ngo urabona ipingwa, wowe mumotari kuki wajyanye umuntu agiye gucuruzwa, tigewe rwose ntabyo narinzi. Ntabyo wari uzi kubera iki? Ninde ese kugira ngo tumenye ko utari ubizi ni igiki? Ko ari wowe wari ubatwaye, turavuga ko noneho wowe utari umunyacyaha, nimba utarigiye gucuruza ariko uri umufatanyacyaha. Urumva ahantu ugwa, ukagenda ukaborera muri mabuso kandi urengana utari ubizi. Birasaba rero ngo nyabuna tube maso. Ubukangurambaga kandi bumaze icyumweru bukorerwa mu mirenge yose igize akarere ka Nyagatare ikora ku mipaka, kuko ku mipaka ariho hakunze kubera ibyaha nk'ibi. Ndi Sam Ndagije, Hope of TV Rwanda, mu karere ka Nyagatare.